Hano Kevin twavuganye yego ndi kumubwira rero man ibi bintu kugenda agakora kuri YouTube yego ibi bintu gukora kuri YouTube ntabwo mbishaka nta namwiyamye ntaho muzi urumva yego kandi nabwo namwe muri kumukoresha ibyo biganiro njye nzamujyana muri RIB ntabwo umuntu ujya kunsebya ibintu njye nta gahunda mfitanye nawe sinamutereza sinagize gute Kevin Kaganga urabizi ko turabavana sibyo ntabwo njye ntaciringa ngirana na bari abakobwa nta hantu muzi ariko ibi byo kujya gukora ibiganiro ku ma YouTube mvuga afite ubwoba ngo uzamutera turumvise pe mu kiganiro twa turimo ndakatinze ibyo ngibyo ntabyo navuganye nawe arimo aratabaza pe namvane mu muntu uza mu kanwa kiwe ntabwo njye mba mutumye mu itangazamakuru niba ashaka hiti agenda kuri hiti agendeye kuri we ndabyumvise ibyo yavuze byose mfite n'umutangabuhamya we yabibwiye byose ko azanatabona visi arahari ariko mwana wanjye Ishyaka mujye mukoresha abantu ibiganiro mwabanje kubaganiriza none se Kaganga ama YouTube yanyu mukoresha atanga imvugo nyandagazi ku muntu so umuntu sinakundanye nawe haragiye ngo namwuba ngo namwishyuraga inzu mwako gace gafite abasubscribers ariko wakumva uri kwibaraguza kuvugana na Isiyaka nanga Isiyaka muri kuvana sheri wanjye uri kumva neza gukundana twarakundanye uri kumva ubwiza buri hehese n'imbwa y'imirizi birabwo si umva nta mugabo umurimo nta mugabo umurimo hejuru y'amasaza ariko reka mubwire Isiya sibyo ntabwo tuziranye birenze sibyo ariko murana Kaganga waruha n'umugore wawe Shemusi gutira mbwa y'imbwa senga kazi wowe na Shemusi ninde ni umushiti wanjye ni umushiti wanjye ari umushiti wawe ndi kuvuga hanze uratwite se ubona nawe n'umugore njye mutwitira hoye mutwitire nayinyara bavese ni ukuri abadukurikiye Kaganga byagenze bite news 25 umeze neza meze neza uraza kutwihanganira kubera impamvu mpamvu se turimo amagara mu kiganiro uratwihanganira kubera impamvu mubaze cyangwa ntabwo uri tayari ntabwo ndi tayari Imana ikurinde sawa umugore wa Kaganga twavuganaga ku murongo wa telefone umwita Umuhoza Adelphine ku murongo wa telefone turamubwira Kaganga ntabwo ari taye kubera impamvu abadukurikiye twizeye ko mumeze neza subscribe like share ndetse na comment nitwa Isiyaka manager ndi kumwe na Kevin kuri kamera zanyu Kaganga ku murongo wa telefone allo wamaye Kaganga umeze neza ako wa muntu we umukorera ntabwo naguhaye nimero mubona duhamagaye nomero ya Kaganga urinde kuri Kaganga ukamubwira urinde kuri Kaganga tuvugane nyine mpamagaye umugabo nitabwe n'umukobwa pe ukomeza kene cyane cyane naguhaye nimero muhamagara niba utabishoboye nishe umutwe cameraman ready Kaganga arimo aragaragara Kaganga ari live mu kiganiro ntago ari wowe ni Kaganga tuvugana so waduhaye 0.8 ngo arongeye naziguhaye we nishe umutwe zirira wazandi Kigali news 25 gituma n'umutima Kaganga murabaza ni Kaganga mpamagaye niba nitabwa n'umukobwa mwamwumvishe Muhoza mwamwumvishe uwita Kaganga okay of course Kevin urinde mu bakobwa batatu
duhamagaye ukaba ari wikemera yacu. ngenda umukobwa wa kabiri nkakundanye nawe habanjije muhoza nkurikiraho. Yego kuri icyo byagenze biteze twarakundanye kuko nawe wakunda umuntu ukumva uramukunze. Twarakundanye yagiye n'igihe kinini, yagiye muri Kenya dukundana avayo dukundana. kumubona urakahise mu maso yawe None narakara ntago ndeka ahubwo mfite ubwoba bagiye kukwica rero aho kugira ngo mpfe. Niyo mpamvu naje aho kugira ngo mbikubwire banabara mbere y'uko mpfa. ambwiye ngo Siaka Manager kuki naguye ikiganiro nkabizira, ariko nanjye hari amashami ashimbutse ari ku ruhande ry'imvugwaho, ariko njye abadukurikiranye ntago nasanze Kaganga na Muhoza pe. Kevin komera. Gukunda no gukundana n'abantu mutaziranye si ikimenyetso kuvuga ngo genda gake kandi urebe kure. Yana maduha tumuhamagara pe. Yana maduha yanze kutwita. Kaganga ariko ni umukobwa. Ye ntago bindeba ikibazo ufite n'icyo Abadukurikira muri Tamuneri murimo ko ni umukobwa w'inzobe. Umukobwa w'inzobe w'umuneke Muhoza mwamwumvishe. Yes, Siaka. Of course mwenyewe. Kaganga turavu. Ase ko mwamagara ukanga kumfata wa mugabo. Ntabwo nagufata turi live kuri Kigali News 250 tuze kumeze neza. Muri live ze bwo Turavu. mutambwiye rwose ntabwo urumva ntabwo byakunda. Umva se? Yes. So murumva nimwe se? Ariko nyine utambwe ntabwo byakunda umunsi ntabwo nakora ikiganiro live tutavuganye. Reka dukatinge. Kamera bakatinga. Umusaza? Yes, Siaka. Iyi nomero impamagaye cyangwa wahamagaje? Mukunzi wawe mushya n'uyimpaye. Ariko se Siaka. Yego. Abo ngikana ntabwo hamagaye ndakubura. Yego. Ngira ngo uriya no Kevin twavuganye. Yego. Ndi kumubwira rero man ibi bintu kugenda agakora kuri YouTube. Yego. Ibi nari gukora kuri YouTube ntabwo mbishaka, nta namwiyamye, ntaho muzi, urumva? Yego. Kandi namwe muri kumukoresha ibyo biganiro njye nzamujyana muri RIB. Ntabwo umuntu ujya kunsebya ibintu njye ntabwo nafitanye nawe sinamuterezo sinagize gute. Kevin Kaganga urabizi ko turabavana sibyo? Ntabwo njye ntaciringa ngirana na bari abakobwa nta hantu muzi. Ariko ibi byo kujya gukora ibiganiro ku YouTube mvuga. Afite ubwoba ngo uzamutera turumvise pe. Mu kiganiro twa turimo ndakatinze. Ibyo ngibyo nabyo navuganye nawe. Arimo aratabaza pe. Namvane mu muntu uza mu kanwa kiwe ntago njye mba mutumye mu itangazamakuru niba ashaka hiti agenda kuri hiti agendeye kuri we. Yego. Yes, ariko nagenda nyitwaje sina ahantu muzi kuyavuga ngo yari umuntu nagaragaje umukunzi ngo njye nakundanye nawe aya nashakira hitandi kabisa. None karimo aratabaza inzego nawe naguhamagaye. Ngira ngo mbikubwire kumukoresha ibiganiro vuba bira bintu nzabajyana muri RIB mwese. Arimo aratangaza RIB ashaka ubutabera Rwanda Defense Force inzego z'umutekano. No Rwanda Defense Force ni urwego ruhagarariye inzego z'ibanze za gisirikare y'u Rwanda ngo zamutatomvise. So mu kiganiro Kaganga. Yes. Uri umuvandimwe ntituzace ku ruhande. Turi live mu kiganiro Kevin nawe ari tayari. Utazajya urumva? Ahubwo mbabwire. Yego. Byagizemo n'ijwi ryanjye numvamo iyo channel yawe. Iriya kwikubita mu bishanga ntabwo byananira. Nitwigera tunanirwa teka iyo twigishije Muhoza bakaganga twavuganye twakatinze ariko Kevin ari ku murongo wa telefone
Kevin watabaje inzego z'ibanze yaba iza RIB n'ibindi. Kevin Kaganga ibyo yavuze urabyumvisha, uravuga iki? ndabyumvise ibyo yavuze byose, afite n'umutangabuhamya n'uwo yabibwiye byose ko azanatubona visi arahari. ariko mana yacu Ishyaka mujye mukoresha abantu ibiganiro mwabanje kubaganiriza. None se Kaganga ama YouTube yanyu mukoresha atanga imvugo nyandagazi ku muntu. So umuntu sinakundanye nawe aragiye ngo namwuba ngo namwishyuraga inzu. Nkako gace gafite abasubscribers. Ariko wakumva uri kwibaraguza kuvugana na Isiyaka, nanga Isiyaka muri kuvana sheri wanjye, uri kumva neza? Gukundana twarakundanye, uri kumva? Umva se yakubye man. abadukurikiye kuri Kigali News 500 Kaganga yakubye Kevin Mwiramo password ariko yande yarakuborotse muri phone yawe muhamagara. Okay, so abadukurikiye Kigali News 500 ibyo twagana Kaganga murabyumva, inzego zigiye zitandukanye twize ko mumeze neza. Yongwe aramurigeza ya Nyarugenge, nyiro Ukwezi TV mwamenye ibyeje bitandukanye, twize ko mumeze neza. So Kaganga n'umuhungu mwiza, n'umugabo mwiza. Ubwiza buri hehese n'imbwa y'imirizi birabwo si umva nta mugabo murimo, nta mugabo murimo. Hoki hejuru amasaza ariko reka mubwire Isiya sibyo, ntago tuziranye birenze sibyo, ariko murana Kaganga waruha n'umugore wawe Shemusa gutirambwa y'imbwa senga kazi wowe na Shemusa. Shemusa ninde? Ni umushiti wanjye, ni umushiti wanjye araga umushiti wawe ndi kuvuga. Ni mushiki wanjye twonse rimwe, ni umwana wa Yusufu. Numvugije byinshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naga ni mushiki wawe. Navuga inshuti yanjye naga ni mushiki wawe. Ngo byagize? Ngiye nawe na Kaganga ndi kumwe nawe. Kaganga kuba ari kunyakana ngo twakundanye, inshuti yanjye ije hano yabivuga. Ahubwo se ni indaya gusa. Oya wowe ni indaya ahubwo. Ngiye ndi indaya. Uzabaza. Arakuyakanye. Ngiye nzamenya aho naguye. Arakuyakanye. Kabi arakuyakanye. Ubuzima bari kunyakana se nuko azi ko ibyo yakoze ari amafuti. Kandi byose byagiye hanze. Aratwite se? Ubona nawe n'umugore njye mutwitira. Hoye mutwitire nayinyara. Babese. Nukuri. Abadukurikiye. Kaganga byagenze bite? Bivuga nabi ariko. Ahubwo uzamagama kubwiye. Inyuma kamera hari umuvandimwe turi kumwe yitwa Giti giteye ipasi bishongwe byanabere komanteri. Inyuma ya kamera none turi kumwe n'abavandimwe bagiye batandukanye. Uvuze ngo wagiye gute? Nayinyara. None wabikora? Oya. Byagenda bite? Bundi wakundanye n'umugabo. Yego. Mwarakundanye byanya by'ipanda uburyarya wabyara. Ariko nanone gukuramo inda bihanirwa n'amategeko. Yego. Igihe wemeye ko uyitwita, wemeye no kuyibyara. Kevin Kaganga wabyumvishe Nuki utwibukije muhoza kuri statize Kevin werekanye iki? Allah Kaganga rero urabizi byagize nago mvuga meshi commentaire zawe nyinshi muri commentaire. Kevin iyo foto mwayifotoje muri he? Kwa Kintu manager Munyakabanda bamwita Muhozi. Uramuzi? Wamuhozi uramuzi? Umuzi iki? Kevin
utweretse ka video unatweka byose bizatangwe. Muhoza uramuzi? Kaganga uramuzi? Muhoza ninde, Kaganga ninde kuri wowe? Inde? Gwende? Gwende? Uri kumu cyangwa ni marakundanye se? Mararyamanye? Byaragize okay, byaragize tugire. Okay, none se Muhoza ninde kuri wowe? Wande? None se waduha story Kaganga mwahuye gute, mwahujwe gute? No mu majwi twumvise mu kanya Kaganga yakwipa kuri epe. Kameramani ni uzabisubiza kuko ni chief editor. Mukore iki? Akira